icyaje kuba rero iryo joro twateye Ame Kamanda Mugisha Muntu atelefone Museveni ati abanyarwanda bagiye. Museveni rero kuko yabimenye nijoro kandi turi ku manywa kuko ni muri Amerika, ajya kureba Habyarimana aramubwira ati abanyarwanda bateye, ati kandi hari abagezeyo. Ame Kamanda yambwiye ngo hari abagezeyo bajyanye na Fred bageze binjiye, neka none twumvikane, bagiye ntabishaka ko bagenda. Undi ati se kuki utabahagaritse? Ati reka twumvikane ko bagiye, ati ntureba ko bagiye ntari kuko nawe baguteye udahari, wese kuki utahagaze wahagarike. None aramubwira ati reka twumvikane, bariya bari yose mfite ububasha bwo kubakurayo muri Museveni, wewe wenda ubarwanya. Ati ariko igihe bagize struggle, ati bamwe twarazikoranye, ati bariya bagezeyo bazakurwanya ubwabo. Ati inama nakugira ni uko wagerageza kumvikana nabo, njyewe nkafunga imipaka, nkashyiraho na za bariyeri, nkabuza abantu kugenda, ntagire abandi baza, babyumvikana batyo. Noneho ubwo Museveni abwira Mugisha Muntu ati shyiraho bariyeri, ntihagire umunyarwanda wongera kugenda bajya mu Rwanda, wafate. Fred Gane yari bitubwiye, tutangira kujya mu clandestine nyine. Habyarimana yaza kudukiza. Ubwo Habyarimana ntiyategereza ya nama ya UNESCO yagomba kuba, aragenda avuga igihugu cye cyari cyatewe. Ageze i Buruseli baramubaza bati ariko se igihugu cyawe cyatewe, mbese cyatewe nande? Ati cyatewe n'Abagande ba Museveni. Museveni niwe wakiteye. Ambasade yaba iri mu Bubiligi Uganda ibwira Museveni iti Museveni, Habyarimana yavuze ko ari we wamuteye. Museveni ati tubamushenze, twari tumaze kumvikana. Nibwo telefone Mpuza Mugisha Muntu aramubwira ati abanyarwanda bariki bagende cyokora. ni byiza kuganira namwe, hari ibyo twunguka. Nyemerera tuganire mu kanya wari uri kutuganiriza ku buhunzi n'umwanzuro wo kugaruka uko waje. Nyemerera twibanda aho ngaho cyane. Turi mu kwezi kwa 10, uku ni ukwezi kwatangiriyemo urugamba rwo kwibohora, urugamba rwo kubohora igihugu, nyuma rwaje no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ivuze iki ku buzima bwawe honorable? Buriya kwibohora bigira inzira ndende. Buriya no guhaguruka kugira ngo abantu batekereze bati ariko twagize icyo dukora, nabyo bigira inzira ndende. Usanga ari ifaze ya mbere rwose yo gukira ibyo bitekerezo bakabishyira hamwe. Ndibuka ko ubwo ngubwo ahantu hose barabitekerezaga, bari ko bizagenda bite. Ariko muri Uganda na Nairobi niho hatangiriye Rwandese Alliance for National Unity. Mbese iyo gurupe noneho ivuga iti reka twicare hamwe dushake igisubizo, kandi igisubizo kitaturuka kuri twe. Ntabwo ari kimwe n'ahandi mu zindi gurupe baganiraga batayiboye turageze i Burundi, za magurupe yari ahari 3, mu Burayi yari ahari menshi, Geneve yari ihari, mu Budage yari ihari, mu Budage bari bahari, mu Bubiligi hari 2, mu Bufaransa hari gurupe, muri Amerika hari indi gurupe, no muri Canada. Ariko abantu bakaganira, ugasanga baraganira, cyangwa rimwe na rimwe bagira wenda ari nk'aho bafasha bagafasha.
ariko bikagarukiraho. Iyo muri Uganda na Kenya RANU yavuze iti no, hari ikibazo cyacu, twe gushaka inzira yo kukirangiza. Urumva rero niyo yari iya mbere yo gutekereza iti reka dushake inzira yo kukirangiza. yego Ishyiraho inzego itangira no kukiganiraho buri gihe, hagira n'ikibazo kiboneka bakavuga, ndetse bituma bamwe bajya gufasha kwa Museveni. Hari abagiye bari muri RANU bajya gufasha kwa Museveni. Hariho uretse ko abanyarwanda benshi bagiye rimwe na rimwe ari kujya bamwe ari abo basanze muri iyi regiyo batuyemo, abandi kuko muri Uganda batashakaga abanyarwanda, cyane cyane nk'abajeni bakareba bati nituguma aha bazatwica, reka twigira kwa Museveni tujye kubarwanya, tumufashe kubarwanya wenda. Ariko abo bose byaradufashije. Ubwo rero nyuma RANU igenda ikora ityo, nyuma nibwo twayivuguruye ivamo RPF muri 1987, ntazi kwirwa mbijyamo byose. Dushyiraho RPF n'imigabo n'imigambi na stati zayo na code of conduct. Twagiraga n'indi document twitaga option Z, ko tuzashakisha imibonano no gusezerana kugira ngo tutahe ku neza, ariko n'ibyanga tuzataha ku ngufu. ni ukuvuga ngo niba numva neza ikijyanye n'intambara ntabwo byari mu byo mwaganiraga mbere. Twaganiraga ko tugomba gutaha, ko tugomba gutaha. Ariko rero ko burya mu Kinyarwanda baca umugani ngo ntawe ukwanga ateretse aravuga ngo ngwino turwane. Burya niyo urwana urapfa, nawe uba uri ugapfa cyangwa ugapfusha. Ubwo nibyo tuvuga, bibaye ku neza twajya gushobora kugenda ku neza, ariko ku neza barabyanze icyo gihe muri 1988. Guverinoma y'u Rwanda yaravuze ngo abo banyarwanda bari hanze nibagumeyo bashake uko babaho, igihugu cyaruzuye. Noneho iyo ni guverinoma ya Habyarimana. Nyuma na parite emerende ijya muri kongere yayo, bemeza ko abanyarwanda bari hanze bagomba kugumayo, nta mwanya urimo. Urumva ko byari birangiriye byo kuganira. Noneho dusanga ko tugomba, ariko habagaho ipoteze kuvuga ngo ntacyo bitwaye. None icyo gihe hari ipoteze yo kugira ngo reka dutangire intambara, dutere pressure, bitume ab'imbere bahaguruka, noneho wenda twumvikane tuzagende ku neza. Ibyo nabyo nibyo byageragejwe, turarwana, dutera pressure, amaparite ajyaho, agiyeyo, ndetse tutangira za negociation. Ariko ko Habyarimana icya mbere arusha ya mapariti amaboko, yamugiragaho pressure. Icya kabiri abona ko mu mishyikirano atangiye kugenda abura byinshi, ariko akaba azi yuko RPF barimo barwana iragenda imurusha amaboko. Nibwo rero gutangira biriya bya jenoside kugira ngo bibeho, kugira ngo bibwiraga ko bibayeho bizatuma RPF wenda ihagarara, cyangwa bazabona uko bahamagara abongera kubafasha nk'uko bari babafashaga, wenda bakaturwanya, bakagira wenda bakareba uko baturwanya, cyangwa se nyuma ya jenoside bakatumvikanisha. Ariko twe tufata icyemezo cyo kujya kuhagarika jenoside. Ntabwo bari bazi ko twashobora kuyihagarika. Muri uko kuyihagarika rero bituma tubatsinda banahunga. Mwabatsinze baranahunga, kandi urebye na gahunda mwari mufite nyinshi rwose zagiye zishyirwa mu bikorwa n'ibitaranoga, twizera ko bizanuka. Ariko icyo nibaza, umwaka ugira amezi 12 n'iminsi irenga 360, kuki mu minsi yose, mu mezi yose mwahisemo itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muti iyi niyo tariki tugomba gutangirizaho urugamba? Ubwo ngubwo muri komite executive twaraganiriye nyine, tumaze kubona ko leta y'u Rwanda idashaka ko dutaha ku neza, nibwo twemeje tuti noneho ya option Z izakora, tuzataha ku ngufu. Icyo kiremezwa. Ariko noneho igihe tuzagenda cyagomba gutangwa
n'abakuru b'abasirikare. Mbese ubwo cyaremejwe ndetse cyane no kwemeza ngo ni muri iyi periyode rwose ntikwiye kurengaho. Ariko rero umunsi igihe cya bugufi nko muri uko kwezi n'umunsi kigashakwa n'abasirikare kuko bashaka kugira ngo bitegure nabo barebe ko biyoruganiza, babwira aho bareba mu ntuza zose kugira ngo babone uko bahura n'iki. Urumva ko byashakaga nk'igihe nk'ukwezi cyangwa amezi abiri kugira ngo mobilisation nk'igenda ikora. Ariko noneho nabwo ukaba ari mobilize bakaba ari standby. Ariko umunsi rero nabo bagomba kuvugana na army commander. Ariko buriya munsi rero ugirane mbese we yawudesida se. Yagize Imana abona abaperezida bombi badahari. Ari uwa Uganda utarashaka ko tugenda yari adahari, ari uw'u Rwanda utarashaka ko tuza nawe yari adahari. Urumva kubabonera rimwe bagiye ni chance. Uwo munsi rero awushyiraho, ariko n'ubundi byajya kurenga muri uko kwezi. Ariko noneho umunsi exact byatewe n'ibyo kuntuza bari bagiye muri Loni kuri ibi bya UNICEF by'abana. Museveni na Habyarimana bari babahamagaye. Urumva rero ko ibyo bitanga umunsi mu gihe badahari tureka tugire bazasange surprise n'icyo uwo munsi. Bari hehe hari strong nk'ibirindiro bya RPA mbese ntabwo inzego za Uganda ko gukusanya abantu bose ngo babimenye babe bari arati abari bari mu gisirikare kwa Museveni n'abandi baturage basanga b'abanyarwanda bashaka kujoininga urugamba babimenye kubona imbunda byose. Urumva nk'abakade bo baga bazi ko biri hafi, aho baga bari turi hafi tuzagenda mbese biri hafi. Ariko ntibamenye umunsi, ntibamenye n'icyumweru, ntibamenye n'ukwezi. Kandi mwimobilize mushakira ingibi n'ibindi tuzababwira. Ibyo ukaba uzi ko bihari. Noneho ibyo mukaba barimo bababwira stand by. Noneho igihe nk'uwo munsi exact message zagiye ubwo kumureka sinzi igihe Fred yabwiriye abasirikare be bagiye bariya ku ntuza bose. Ariko reka mvuge nka tw'abasivili twari twageze ku mugoroba buri buke bari bazagenda nk'ejo igihe twarahuye turaganira. Bambwira ati uzashaka amakamyo ibintu byo kugira ngo bishyiremo ibintu bishyiremo abasirikare bazagenda bagira. Ati bimwe twarayibonye ariko aho tuzajya tubura namwe mujye mubishaka, gushakisha inzira z'abaturuka wenda za Tanzania n'iki baje urugamba, shakisha inzira z'abazava muri Zaire kugira ngo nibaza kuntuza kugira. Naho ubwira ati rero no kwitegura. Ati Museveni ntabwo yifuza ko tugenda, mukwiye kwitegura ko ashobora no kubahagarika. Tumwe mushakisha bibaye muri aho mwakwihisha. Ni nk'ibyo nyuma rero kandi ibyo niko byabaye ofete. Ubu ngubwo iryo joro rikurikiyeho none baragenda twari turimo dushakisha ibyo byose. Ofete bo baranagenda twe dusigara muri ibyo bindi. Urumva iyo byageze nk'ibyo, iyo uyobora uba uri mu bindi no kubaza ngo bageze mu Rwanda ntubukibyibuka. Urimo urapakira Kampala, urapakira abantu, urashaka imodoka, abaje urashaka aho bahisha kuko mugomba kwigisha izo nzira. Bohereje abakada kugira ngo bagishakishe inzira za Tanzania n'iki, bohereje abandi kugira ngo batakishe inzira za Kongo n'icyo abantu bazagenda banyura. Hakaba abasirikare baza nyine ubwa mbere Fred yari yashize abashakiye hamwe n'abandi basirikare biyoruganije bari bugende. Ariko hakaba baza batari muri izo unit bakaza bo ubwabo. Baza rero ukagomba kureba aho bashira, ukareba ko bashakira imodoka ibatwara, umushaka n'imodoka zitwara ibyo kurya n'ibindi
bikurikirana urumva ni ibyo umuntu yabaga arimo byose. Icyaje kuba rero iryo joro twateye Ame Kamanda Mugisha Muntu atelefona Museveni ati abanyarwanda bagiye. Museveni rero kuko yabimenye nijoro kandi turi ku manywa kuko ni muri Amerika, ajya kureba Habyarimana aramubwira ati abanyarwanda bateye ati kandi hari abagezeyo. Ame Kamanda yambwiye ngo hari abagezeyo bajyanye na Fred bageze binjiye. Neka none twumvikane, bagiye ntabishaka ko bagenda. Undi ati se kuki utabahagaritse? Ati reka twumvikane ko bagiye. Ati ntureba ko bagiye ntari kuko nawe baguteye udahari, wese kuki utahagaze wahagarike. None aramubwira ati reka twumvikane, bariya bari yose mfite ububasha bwo kubakurayo muri Museveni, wowe wenda ubarwanya. Ati ariko igihe bagize struggle, ati bamwe twarazikoranye, ati bariya bagezeyo bazakurwanya ubwabo. Ati inama nakugira ni uko wagerageza kumvikana nabo, njyewe nkafunga imipaka, nkashyiraho na za bariyeri, nkabuza abantu kugenda, ntagire abandi baza. Babyumvikana batyo. Noneho ubwo Museveni abwira Mugisha Muntu ati shyiraho bariyeri, ntihagire umunyarwanda wongera kugenda bajya mu Rwanda, wafate. Rero yabitubwiye tutangira kujya mu clandestine nyine. Habyarimana yaza kudukiza. Ubwo Habyarimana ntiyategereza ya nama ya UNESCO yagomba kuba, aragenda avuga igihugu cye cyari cyatewe. Ageze i Buruseli baramubaza bati ariko se igihugu cyawe cyatewe, mbese cyatewe nande? Ati cyatewe n'Abagande ba Museveni. Museveni niwe wakiteye. Ambasade yaba iri mu Bubiligi, Uganda, ibwira Museveni iti Museveni, Habyarimana yavuze ko ari we wamuteye. Museveni ati tubamushenze, twari tumaze kumvikana. Nibwo telefone Mpuza Mugisha Muntu aramubwira ati abanyarwanda bareke bagende, cyokora ari ufite imyenda yacu yimwake, imbunda zacu zimwake, bagende batyo kwabo, ariko bareke bagende. None bari baduhagaritse rero babikuraho. N'ubwo twakijwe na Museveni, twari turi muri clandestine tuvamo, twakijwe na Habyarimana. Mwari muri kwinjira mu buryo bwo gukwepa, none amaze kuvuga iryo jambo mugenda kumugaragaro. Turagenda. Ntabwo mwari mugikwepana n'inzego z'umutekano za Uganda. Hawe. Gusa ibintu byabo ukabisiga, imyenda yabo, ariko kwigendera utya kagenda. Baratwereka ariko ubundi bari batangiye kugira, twahagaritse bamwe, hari abo bari bafatiye Barara, bariyo baranabafunga, barabarekura babambura imbunda n'iki, barabareka baragenda. Ubwo urumva rero aho twakijwe na Habyarimana. Bivuze ngo yatavuga iryo jambo byari kugorana ko muza kuko mwaje. Twari twihishe, abambere bari bageze, abandi bari barambutse, ariko bari bageze Barara babafunze, amayira bayahagaritse. Ahubwo turimo natwe turi mu Kampala, turi muri clandestine twihishe, aho barara bukarara ahandi, natwe bataza bakamfata. Urumva twari disorganize, ahubwo dushaka kugira ngo tubone uko twihisha, tukanyura mu mayira, wenda tukajya ku rugamba cyangwa tukajya mu bindi bice kugira ngo dukomeze dukore inyuma. Ni ibyo byari biriho. Habyarimana aradukiza rero. Noneho turagenda bo. Ariko urumva kuko batifuzaga ko tugenda, kuko abanyarwanda barimo babarwanira, nanone ntibadufashaga. Bifuzaga ko hagenda bake, abandi bagasigara barwana. Ngendeye ku byo mubwiye, cyane cyane ku bijyanye na Museveni na Habyarimana ndetse namwe, hari abapolitologe benshi tuganira bakampama ingero z'amarebero menshi yagiye abahavuga ati biragoye ko hari inyeshyamba zabona ibyo zisabwa byose kugira ngo zitere igihugu zidafite ubufasha bw'igihugu runaka. Baravuga bati birashoboka cyane
ko hari ubufasha bushobora kuba bwarabonetse koko. Oya, dusubiye inyuma, ubufasha bumwe ni nk'ubwo nta bufasha kuko bwaje bwaba bwa intelligence bw'ibikoresho bwa oya, logistics guturuka kwa Museveni bubafasha. ubwo ntabwo kuko n'ubundi Mm, intelligence bayikuriye yabo ni uwacu. yego. urumva Mm, urumva ko yabaga abizi. mm, Ntiwakwirirwa kuvuga ngo bari ubufasha baduha bwa intelligence kandi uyikuriye yari umunyarwanda. nibwo bufasha kuko yari umunyarwanda nyine. Mm, ikindi nyine ubufasha ni nk'uko kutureka tukagenda, ubundi bajya kuvuga ngo abashinzwe ko banze kuturwanira nibagumaho, nubwo nyine babujije abandi kugenda baza abasigaye bazaga bishimishije bifuza ko bagumaho bakabarwanirira. Ni ubufasha nk'ubwo bwo kutureka ntagufashe ariko akakureka ukagenda, kuko ubundi yafunga. Ni ubufasha ni bunini. hanyuma ariko ariko si ubufasha bwo kuvuga ngo muhaye imbunda nawe ugeze muteruriye abantu bawe. birumvikana byari muri option Z, ariko urumva kuko icyatumaga bitaba bityo bari badukeneye, bari babakeneye kuko abacu nibo barwanaga icyo gihe. Ntuziriya ya ruguru yari yaratewe ndetse hari ubwo bateye bagera Jinja, Fred n'abasirikare b'abanyarwanda nibo bagariye abazumiza bagaruka ruguru. Urumva rero wiyambuye iyo force ikaza kandi ukiri mu ntambara, niyo gituma bose bakanga kutwiteranyaho cyane ngo noneho tutabahamagara bakaza biruka, ariko bakaguma bagize Imana ko abari inyuma baguma inyuma bagakomeza bakarwana, wenda bariya bagakomeza bakarwanira iwabo. Museveni igeze gusura Habyarimana avuga ijambo mu cyongereza bari kurisemura mu kinyarwanda. Nabonye aka extrait karyo kuri YouTube, avuga ati hari abantu b'ibicucu muri political idiots batekereza ko Uganda izaha impunzi z'abanyarwanda ubutaka bwo guhagurukiraho batera u Rwanda. Avuga ati ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ariko bizagenda. Umusemuzi mu kinyarwanda agasemura ahagararanye na Habyarimana, rwose ubona ko bari kuganira. Iryo jambo ryabaye ikimenya bose n'uyu munsi, ntekereza ko namwe bivuga mwabyumvise. Mwumva ko igihugu kirimo kitashobora kubemerera ko mwatera, ni ibintu mwumvishe bimeze gute kuri gahunda bari mumaze gupanga? Yari yabivuze ko atakwemera ko batera kuri principe. Hari izindi mpamvu eshatu twari turi muri twe turwana tumurwanirira kandi akiri mu ntambara. Iyo ni imwe mpamvu yo kumbatiza, uretse none yo kuvuga ngo hamwe n'ikindi gihugu cya Afurika sinshaka kugitera kuko ni bibi. Ariko byabivugaga, ariko Tanzania yarigeze kubafasha kugira ngo bakureho Amini, ariko ibyo urumva ko yari yabibemereye kandi akabivugira hano. Ikindi cya gatatu, buriya ibihugu by'i Burayi bifasha Amerika, Uburayi n'abandi bose byamugezeho pressure yo kuvuga ngo wifasha abo bantu, niba bagenda no kubafasha, ku buryo yageze aho ngaho bajya bimurega, arababwira ati nimuzane abasirikare banyu b'u Rwanda baze barinde frontiere. Barabazana bose bararinda frontiere yose, guhera yose batayo yabo y'u Rwanda imbere muri Uganda baraza. Urumva ko kubera pressure y'abazungu n'abandi. Noneho nabwo mubwira ko Habyarimana hari ukuntu agenda dukiza. Habyarimana ubwo ngubwo barumvikana muri OIWA ati nujya ubibona ujye utanga raporo muri OIWA, abasirikare bajya baguha raporo yitanye muri OIWA, hanyuma muhe Museveni kopi. Ubwo bibaho, barimo baratujena, bari aho ngaho baratuza tugenda nijoro n'iki, wenda badahari cyangwa mureba aho bari mwababona mukanyura aha ngaha cyangwa mukiyambika nk'abantu basanzwe. Nibyo mbese baratubujije kugenda kubera iyo batayo yose irinze kandi iri muri Uganda. Noneho inama y'OIWA yabereye Lagos muri Nigeria. Habyarimana ahaguruka ati Museveni n'ubu niwe ukintera, ntabwo ari abanyarwanda bantera. Museveni arabaza ati muri wowe wishize twaganiye ko ushyiraho batayo
zawe ziza zikarinda umutekano ntizihari, ati zirahari. None se kutumva ko nuzajya nubona ibibazo raporo uzajya uyiha wowe Museveni nabaza wowe ati hari ubwo yabahaye raporo batoye. None se kuki andega kandi abe aribo barenze frontiere? Niko Habyarimana yongera kudukiza avuze ati nibyo ngibyo, ati abwira amikomara ati abasirikare b'u Rwanda si ntibashaka, baragenda turongera tubona inzira. Urumva ubwo nukundi yadukijije. Habyarimana nibyo nakubwira yadukiza kenshi kubera ayo mafuti ye nini. Noneho bigera naho pressure yaho irakomeza ibaho, bagira naho bohereza abasirikare abantu ba Canada ya Commonwealth biza kuba ari byo birinze aho ngaho, ariko igihe tuba tumaze kugera ahanini turimo imbere birinze bitureba, nta nubwo twari tukibikeneye, twari turi za Murindi. Ariko rero abantu kugenda ntibabuzaga kugenda, ariko urumva nabwo bajyaho barashakisha birabura, kuko ntabwo bajya kubona abasirikare bacu bavayo, kuko noneho twari twarabonye santimetero yacu ariho tuba ari imbunda ziba, kuko batabuza abanyarwanda kugenda bajya mu masoko bagira bate bigenda, nabo baraza baguma aho ngaho birinda barambirwa baragenda. Urumva pressure zagiye zimujyaho Museveni cyane. Hari birumvikana mu bintu mwari mukeneye n'umwambaro urimo, hari umwambaro kimenya bose mwambaraga na n'ubu rwose abantu mukotanye biyumvamo patriotisme. Buriya n'intuza ni uniform twakoresheje mu Butaliyani. Ndagira ngo duse nk'abaganira ku nkuru yihariye kuri uyu mwambaro, kuko abantu barawuzi, abantu barawukunda. Hari abo njya mbona rwose bawambaye mu kwambara style isanzwe, ku muhanda ugahura wambaye umanuye gutya. Igitekerezo cyawo cyaje gute guhita muri igitekerezo ko cyaje n'intuza na abantu twabwiye ngo badushakire, haboneka kampani mu Butaliyani iduporopozinga uriya mwambaro, kandi bawuporopozinga rwose bawukora. Icyambere cyari ko uba resisita, basanga abatekinisiye bose bareba bati uri resisita, noneho bakora ku buryo ubereye uba speciale wacu. Naho ngaho ni kampani yo mu Butaliyani yayikoze, ariko speciale makuri twe nta bandi yari yabikoreye, ikayitugurisha. Mwarayitumye muravuga muti niwo mwambaro tuzambara. Hari icyo mwagendeyeho wenda yabonye urebye nk'ibihugu bigira imyambaro itandukanye? Simbizi rero, urumva uwabikurikiranaga ni aba finance banyumva n'abandi, ariko ubwo n'abasirikare, kuko twakoranaga n'abasirikare, ubwo n'abasirikare bari barimo kuko twarakoranaga, twari tuvanze za komisiyo basanga dukorana na high command n'abandi basirikare, barafatanya rero bareba mwambaro resistant uje uratubera. Ese ni cyane cyane abo bantu bo mu Butaliyani babikoze, nibo badukoreye neza, badushakira ikintu special, kandi uniforme idacika, ishobora kujya mu byondo ukamaramo igihe ukazahanaguraho utyo ukagenda. Ubona hari icyo wabafashije mu kuba mwarageze ku ntsinzi? Urumva buriya icyambere nacyo, buriya iyo urebye za struggle zose, iyo bageraga ugasanga ndibuka mbona bariya ba Eritrea na ntuza n'aba Ethiopia bafata Addis Abeba mu minsi ya mbere nagiyeyo, usanga bambaye ubusa, bambaye uducitse, bambaye dushwagara n'iki, kandi bari bamaze gutsinda bakaza basaba batyo. No muri Uganda bafata Kampala basanga abantu bambaye gusa, bambaye agapantaro ageze, bambaye uniforme wenda yakuye ku yari yarashe, ariko itageze ugasanga basa nabi, yambaye uniforme yahaduye, ugasanga basa nabi. Ariko twe twinjira ineke rwose buriya perezida beraho
bari bafite twa uniforme twacu basa neza bose. Nyuma rero nibwo hatangiye gushaka izindi za ntuza izindi za gisirikare. Iyo yari iya struggle. hari indirimbo ya Kuko ni twe twenyine twinjiye muri Kigali, bariya binjira muri Kampala ukuntu babonye basaga nabi, bambaye ubusa, bagize gusa ukabona ifite imbunda n'iki, kuko nyine baraga muri struggle mu bihuru n'iki. Muri Addis Ababa narababonye nabo basaga nabi, bafite utuntu imyenda icitse, batarabagura uniforme, mbese batarafata neza ngo bicare none bagura uniforme igaragara. Ariko twe rero fata Kigali mukotanye bose, abantu bambaye neza, basa neza bose, ari abasirikare n'abataniye n'abasirikare b'igihugu. Uriya perezida akora byinshi rwose, nako kantu yakagezeho. Yego, ni ikintu gikomeye cyane, abantu benshi bibaza kuko twagiye tubabona. Nagiye mbona, nabonye mu mafoto abo muri Vietnam, nabonye abo muri za Nicaragua mu mafoto n'iki. uri muri struggle mu bihuruke, nta kendi ubona, nta mafaranga afite yo kugura, ugasanga bigize. Ariko ibyo twebwe nuko twari twarabanje kubakana na RPF, irakomera, none itangira ifasha urugamba. Mbese struggle yacu yaheraga kuri nkuru ya mukecuru ubitse wikuyeho udufaranga, kanyura abo bantu bakadabaya bashaka ibyo bintu n'iki, bikagenda bikagera kuri wa mwana urasa, ikaba ari nka shene nko muri izindi, umwe akora iki, udakora iki, udakora iki, udakora iki. Byari byarasucceedinze ko bikora bityo, mwese abari inyuma bakorera urugamba, abari ku rugamba bakorera urugamba, twese nta kindi igitekerezo n'iki cyose. Nacyo cyatumaga n'iyo myenda iboneka. Yego, murakoze cyane honorable. Hanyuma nari nkomeje ku ndirimbo ya Mariya Yohana, cya cyicaro cyacu gitsinze igitego. Urebye ko mwari mukiri mu bihe byo ku rugamba, ariko muvuga muti byibuza cya cyicaro cyacu, dore intambwe ya mbere ivuyemo n'iyi ngiyi. Urebye iyo struggle kuyinsobanuriye, uko kugura imyenda, uko kuganira na Habyarimana, uko kugerageza gukwepa inzego z'umutekano za Museveni kugeza ubwo urugamba rutangiye, uko kururwana, uko kurutsinda, uko guhagarika jenoside, ni ibintu byasabye igitambo gikomeye cyane. Havuyemo igihombo, kuko bavuze uti mu ntambara n'intambara abantu basiga ubuzima n'ikimenyimenyi. Wari uyoboye urugamba, yari yapfuye, n'abamwungirije babiri barapfuye, bivuze ngo hari n'abandi bagiye bapfa mu buryo butandukanye. Iyo murebye nyuma y'imyaka 30, niki mubona mukavuga muti dore dutsinze igitego, rwa rugamba twarwanye, iyo mbonye ibi ngibi numva rutararwaniwe ubusa? Urumva buriya reka nkubwire, witegereze uzarebe nka kabineti yacu, wongere urebe nk'aba permanent secretaries bo muri za minisiteri, uzasanga bose ari urubyiruko mu kabinete. Hajimaye ari intuza ari 40 rwose, urumva ni nko mu rubyiruko, niyo bakiva mu rubyiruko. Ba permanent secretary benshi baracyari muri 30, 35, 40. Iyo rero ubonye, uzitegereza abahandi cyangwa reba no mu basirikare bacu, urabibona ko mu Mbaraka n'abandi, ariko ukabona abana, urubyiruko n'abandi bari hasi rwose bageze kure. Buriya ni ikintu gikomeye, kandi ni ikintu kikwereka kuko udashobora kubona ahandi. Ntawe uzagera muri kabineti muri Afurika no mu isi yose ngo abone Hajimaye ari 40, ntaho uzabona uretse mu Rwanda. Icyo ni kimwe mu bitego, kuvuga ko 70%, abarenze 70% b'Abanyarwanda ni urubyiruko. Ariko urwo rubyiruko ni narwo rurayoboye, nirwo muri za minisiteri, nirwo muri permanent secretaries, urumva ruyoboye. Nta handi uzabibona.
buriya ni igitego kinini kinini rwose, uzagende ubirebe niko bimeze. Noneho se bigerwaho bite? Bigerwaho nk'uko buriya ku isi abana babaha basic education ari ndetse n'izi values n'iki mu education mu primary na secondary, ndetse ku isi yose usanga bigisha na civic education nk'iyi. Mu Rwanda n'ahandi henshi naho bashyiraho no kwigisha politiki, ibi by'ingando, by'urugerero, ndetse hari ibihugu byinshi bigira urugerero bidahengiye no kuri politiki, buriya nk'Abasuwisi abahungu bose bajya ku rugerero bakiga ibya military kugira ngo bazarwane igihugu cyabo. Buriya mu Bufaransa niko byahoze, Israel niko bimeze, n'ibindi bihugu byinshi niko bigiye bimera. Ariko twe dushyiramo urugerero rw'abana kugira ngo bamenye inzego zo hasi, babirebe ari kugira ngo babamenyeze iki, kuko aba bana aba bana bari mu nzego zabo z'urubyiruko babona ku isibo, bari ku isibo, barimo ku mudugudu, barimo muri njyanama y'umudugudu, ku kagari bari mu njyanama y'akagari, ku murenge, ku karere, ariko bimeze. Ubwo ni ikintu kubigisha aho bafatira decision, ku mudugudu bafatira ibyemezo by'uko bari buyobore umudugudu, ku kagari bakaba muri njyanama aho bafatira ibyemezo uko bagira, urumva hose kugera hariya. Abo bana rero mu gihe cya hagati y'imyaka 18 na 30 niho babyigira, baba bari mu nzego zahafatirwa ibyo byemezo. Yarangiza university, none ajya kubona akazi, wenda agiye muri minisiteri, ugasanga kubera ya politiki yize, kubera kumenya aho bafatirwa ibyemezo, ugasanga niwe straight ageze ku buyobozi bwa bundi bwa permanent. Yaba ageze 30 akajya ku bwa permanent secretary, wasanga wenda 35 38 ari umwana ufite ambition, ukabona yabaye minisitiri kuko babonye akora neza. Ibyo rero ni ibintu utashobora kubona ahandi. Wambazaga ibitangaza n'ibyo cyane. Ibyo byo birumvikana ko moje ku bantu bakiri bato bari kugerageza gukora ibikomeye cyane ku Rwanda. Urebye abantu benshi ubundi bo babikora, buriya tujyaho tukarira ngo urubyiruko ariko nirwo rurimo rukora ibi ngibi. Ni byinshi rwose aho bari binagaragara. Abayobora bo hejuru ni ukubagira umwanya, kubatekereza, kubafasha kwishyiraho za planning n'ibindi, ariko bakabikora bagakora cyane. Aho bari muhagaragara ni mu nzego z'umutekano. Turabona abajene bakiri bato bafite inyota ikomeye cyane yo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Twarabibonye mu minsi ishize umukuru w'igihugu yakira indahiro, harimo n'umuhungu we. Nabyo nicyerekana ko hari icyo bivuze mu bantu bagomba kwinjira mu gisirikare, baza bagahabwa ipeti rya suriyetona nyuma n'ubwo bazamuwe. Utekereza iki kuri gahunda ihari yo gukomeza igisirikare? Haracyari ikibazo gikomeye cyane ku Rwanda gituma hakomezwa gushyirwa ingufu nyinshi cyane. Ariko buriya nuko igisirikare barebaga, uzarebe iyo hari inama ya permanent secretaries, nuko yiterekanwa nka biriya ngo barebe abajene bari permanent secretary ya za buri ministeri, ubarebe byo ni kimwe na ya atoriye ni yagiyeho ntuzi. Gusa bariya nuko bo bagira umunsi umwe wo kujya kuri parade bakerekana ibyabo. Nta parade y'aba permanent secretary zibaho bajya hariya berekana ibyabo, ariko nibo bariya hari abari mu gisirikare, ariko hari abari muri leta. Nibo tubonamo abana bo muri ICT n'abandi bariya bose babajene bari muri cabinet. Saho ngabo gusa urumva nyine ibyo byose kuko birimo, harimo bumva bavuga ati ngiye gukorera igihugu cyanjye. Yaba ari ICT agahaguruka agakora, yaba ari ikindi kujyamo wenda kujya muri companies n'iki cyangwa ibyo yiga bindi akabijyamo, cyangwa yaba ari gushaka gutangira twa entreprise, gusa nyine amafaranga niyo ataboneka cyane menshi kugira ngo abafashe kuzitangira. Ukabona babigiyemo baje kuko bagiye babyiga mu gihe babigiraga entrepreneurship.
noneho hakaba rero n'abavuga bati ariko iki gihugu cyacu kigomba kurinda umutekano wacyo, kavuga ati jye ndenze ibi ngibi ngiye kujya kurinda umutekano wacyo, niba bajya muri polisi bakajya mu gisirikare, ariko burya hari abandi baba bagiye mu bindi. Hakaba n'abandi bari mu makosa, ibyo nta bintu biba perfect. Ariko igihe mubwire rwose ibyo nibyo binshimisha ku rubyiruko, nk'icyo nyine buriya ahandi kugira ngo bazabone abajya mu abantu barangije universite cyangwa segonderi bakavuga bati twe tugiye mu gisirikare ni bake, ariko hano barabikora. Iyo uganiriye n'uwagerageje gukora application bikanga kubera ikibazo ukabona ababaye cyane, nibyo rero kuko urumva yabishakaga, babajwe n'icyo yabishaka, yumvaga avuze ati ndinjira mu nzego z'umutekano w'igihugu cyacu, muri polisi no mu gisirikare. Honorable, kuki tugikeneye gushyira imbaraga nyinshi mu gihe wenda nyinshi niko zishyirwa hose, ariko kuki dukeneye kugira igisirikare gikomeye? ariko se tukikijwe n'ibihugu bitatwifuriza amahoro, ubwo ho turacyabikeneye, ariko n'ikindi gihe cyose nta gihe igihugu kitazagira, kuko igihugu gishaka umutekano, nta gihe igihugu kitazagira abapolisi, nta gihe igihugu kitazagira abasirikare barinze umutekano wacyo, abapolisi barinze umutekano w'imbere, abasirikare barinze umutekano w'inyuma, nta gihugu kitabigira rwose. Ibyo kuko niko hagomba abasirikare barinze umutekano. Ariko noneho si n'ibyo, ubu igihugu cyacu kihaye kiti twabonye akarengane, tubona jenoside mu gihugu cyacu, twihaye kugira ngo aho izajya iboneka hose bakadutabaza tuzajya tujyayo. Urumva rero nabyo gituma usanga za Centrafrica, za Mozambique, kuko nibyo byiha, cyangwa n'abandi muri Sudani n'iki, kuko twayemeje ahari akarengane, uko dushoboye tugomba kujyaho tukakarwanya, cyane cyane ho muri Afurika cyane. Honorable, ntabwo twasoza ntakubajije ku bantu bopoza politike ya FPR mu buryo bwose bushoboka, ntibabone ikintu na kimwe cyiza FPR ikora n'uburyo babikoramo. Nanone ariko nkongera nkakubaza no ku bandi bahoze ari ab'imbere muri FPR bananiwe na principe zayo, bakaba bari hirya no hino hari ibyo batangaza. Urumva hari amoko menshi y'abantu batwopoza, ihera no ku bazungu bari basanzwe bakorana na iriya leta ya mbere, abo baratwanga, barimo n'abashirisheri babo n'iki, abo rwose baratwanga kuko bari bigiriye leta yabo, barayikunda, noneho turaza tuyikuraho. Ubwo ndacyavuga abo hanze, n'abo hanze bandi batanadukundira ko bamenyereye ko Afurika iyo igiyeho, icya mbere abayobozi ba Afurika bagomba kujya kubagisha inama, bakabona nta nama tubagisha, bagomba kujya kubahaka kugira ngo bakore iki n'ikintu tuhakora. Hari ibihugu byinshi bitwangira ibyo ngibyo, kuvuga ko tutajya guhakwa nk'abandi banyafurika. Hari ibindi bitwangira biti abanyagwa twavuga ko ari leta, hari abatubonaga icyo gihe bati iriya leta izavaho mu myaka 2 ntizabaho, bajya kubona abantu turayubatse kandi turayubaka neza. Kuvuga ati abanyafurika bazatanga urugero rubi ku bandi, uzasange urubyiruko rwaho ruhaguruka rugashaka kugira ngo rukore nk'u Rwanda, tubure uko twajyaga twibonera ibintu neza bitworoheye byo muri Afurika, aho n'abo hanze babitwangira. Abanyarwanda rero hanze hari bamwe abari muri leta ya kera bakoze jenoside, yego, bumva harimo abakifuza kuza kongera kuyikora, ariko hari n'abandi batifuza kuza kongera kuyikora wenda, ariko bafite ikimwaro cyo kuvuga ngo turitwa abajenosideri n'ibindi. Niba bareba bahimba ngo hari jenoside ebyiri, ngo n'abahutu barapfuye cyangwa se nta batutsi bapfuye, bayihakana cyangwa bakayipfobya, abo ngabo barahari nyine bagiye bari. Ariko hari abandi rero burya
wenda batakoze jenoside, ba- bari bimereye nabi hano, bakumva ko bajya gushaka amakiriro hanze bakagenda, kugira ngo rero bakwemere no kuvuga ya leta nabi. Iyo uvuze nabi barakwemera, ariko iyo uvuze nabi ugaceceka nyuma barakubaza kuki wacecetse kandi iriya leta ikiriho, ugakomeza kujya uyivuga nabi, kwinjira no mu bandi, wenda atari cyo cyakujyanye, waragiye wishakira ngo urebe aho uzajya wenda ubona udufaranga tugufasha n'ibindi nk'ibyo, nabo bariho cyane cyane babona nko mu baresikape n'abandi bagiye bajya. Hakaba rero n'abacu twari turi hamwe, burya iyo muri ku rugamba abantu muba muri hamwe ariko intego zanyu atari zimwe. Yego. Hari nk'uvuga ati jyewe nje ku rugamba kugira ngo nitahire, ngere iwacu njye kureba aho ibintu byacu byari biri n'ibindi. Ubu ngubu araza yabibona, urumva ibye by'urugamba birarangiye, agasigaye yikorera ibye byo kubohora igihugu, ubu byarangiye, wavamo kare. Akaba waje avuga ati ubu narwanye, nkaba nararushye, ngomba kugira icyo mbona, ngomba kuba minisitiri, ngomba kuba diregiteri cyangwa n'ibindi. Ukaza akabibona, yabibura ugasanga yavuze ati kuki mbuze ibi ngibi kandi abandi babibona. Ubu akajya hanze akajya kuvuga ati bari abantu ni babi, kubarwanira n'ibindi byindi, kuko atabonye icyari cyamuzanye. We ntiyari yaje kubohora igihugu, yaje agira ngo reka ndwane, nimpagera nanjye nzabona umwanya nk'uwo najyaga mbona abadiregiteri badutegeka muri ibi bihugu n'ibindi. Yego. Abo nabo bakagenda. Hakaba rero n'abandi baza bavuga bati no, iki gihugu iyi myanya nzayibona, ariko ngomba kuyibona nkakira nk'uko abanyarwanda bari bahari bakiraga, gukira ku mwanya uriho. We ntiyazanywe gukorera n'abanyarwanda, yaje kuvuga ati mbaye minisitiri, ariko mbaye minisitiri, ubundi minisitiri ibi bintu bye niwe wabitegekaga, akabirya uko ashatse, agaha uwo ashatse, agakuraho uwo ashatse. Nabo barahari abo ngabo benshi, mbese bari muri ruswa. Abo rero wabafata wajya kubahana bakirukanka bakagenda, bagasigara bavuga ko ugeze. Abo nibo twagiye tugira benshi cyane. Nanze kujya mu mazina y'ubushatse nayo nayagenda nyakubwira. Kuri buri duce nagenda nkubwira uyu n'uyu yari wajyanywe n'iki n'ibi ngibi. Hakaba rero n'uwihangana akaza agakora, wenda adafite n'ibya ruswa mu mutwe we n'iki, ariko aho basanze basanga barabimwigisha, akabijyamo. Yabijyamo, yagira ibyago agafatwa, akareba ati none nafungwa, agira ngo adafungwa. Ariko yagera hariya bati se kuje uti, ntavugisha ukuri. Hari bake bagenda bakicecekera, ntabwo urugero nka ba Mitari yaragiye aricecekera, ibyamujyanye arabizi ariko aricecekera. Abo ni abari sensiye. Ariko hari abandi bagenda batya nk'uko nguko, azize ibyo yakoze, yagera hariya bakamubwira bati ko ntacyo uvuga, ati ya leta yaranyishe, Kagame yaramfunze, kandi wenda atanamuzi, atarigeze anamubona. Ugasanga ari uko bagenda bavuga. Abenshi ni ibyo. Noneho bajya hariya bagasanga bari mobilize, bakajya hamwe. Ariko urumva nka Kayumba barwanyaga interahamwe, nakajya hamwe nazo, kugira ngo noneho babone uko bagira amaboko bakarwanya u Rwanda. Ni ibyo ngibyo byagiye biba. Honorable, nyemerera dusoze, ariko nkubaza hamwe mu buryo bwihariye ibijyanye n'icyo mubona ndetse n'inshingano z'ababyeyi, cyane cyane nk'ababyeyi b'abanyarwanda, ko bafite uburenganzira bwo kuba mu bice bashaka byose ku isi, bafite imiryango, babyaye abana b'abanyarwanda. Ubona bafite izihe nshingano mu gutuma abo bana batibagirwa u Rwanda, batabura indangagaciro z'u Rwanda, ku buryo wabaye mu mahanga yaba ari aya hafi ndetse n'amahanga ya kure, hari imico wabonye itari myiza ibayo, hari n'ibyiza bagira, yego, biyemera ko n'iki cy'inama cyangwa ubona ababyeyi bakwiye kuba bakora kugira ngo abana babo
nubwo bari gukurira kure y'u Rwanda ariko u Rwanda narwo rubarimo narwo rukure. buriya hari kuko naho habaye nyine hari abantu baba karejiyasi, famille y'umuntu witwa Karemera Yozefu, babaga mu Busuwisi Geneve, noneho bakavuga ku buryo bavuga bati mwebwe hanze ni mu ishuri igifaransa, ariko hano twe tuzajya tubabwira ikinyarwanda kugira ngo nibura bakimenye bacyumve. Hari bagiriye akareje bakigisha abana babo ikinyarwanda, noneho bakakimenya nubwo bamenya kike ariko bakaba bakizi bakacyumva, bagera kwa ba sekuru n'ahandi muri Afurika bakumva ibyo bavuze. Urumva baba baratangiye kare kubigisha, ariko ibyo nta n'icyo bitwaye no wenda utabakoze nk'ibyo, guhora bakundisha u Rwanda, kumva ko iwanyu ari u Rwanda, ukabereka ibyiza by'u Rwanda, wabona no kubazana ukabazana bakaza kureba u Rwanda buri gihe, ukabazana bakareba bagakunda iki gihugu cyabo, ugenda kibabwira kuko ibyo ari byo. Nubwo wowe wenda utazashaka kuza ngo uhaze muri pansiyo wenda muri retirete washaje, ariko abana bawe bazifuza ko haze, nubwo abana batabyifuza, abuzukuru bo bazifuza kuza ngo tujye kureba ahantu hacu twakomotse tubirebe, kuko inkomoko yabo burya ntiyibagirana. Bazagomba rero, ni ngombwa kugira ngo babikore. Niba ufite uko bigisha Ikinyarwanda, Abanyarwanda bajya hamwe bashake umwarimu, abarimu bagenda babigisha abo bana Ikinyarwanda, babigisha imico ya Kinyarwanda, babigisha kubyina bya Kinyarwanda, nk'uko hamwe byagiye byifominga mu Bubiligi n'ahandi. Niba utabishoboye uri wenyine, utangire nk'iyo famille nakubwiraga, muhaganize mu Kinyarwanda, bacyumve, batazatangara bageze mu Rwanda. Nabyo se niba utabishoboye, kuko burya abantu ntibabonekera rimwe n'ibindi, none ujye ubashakira za kaseti z'Ikinyarwanda, amafilimi yose y'Ikinyarwanda, ubereke u Rwanda, ubatware aho abandi Banyarwanda bari, ubatware mu minsi mikuru y'Abanyarwanda birebe, nubona uko amikoro ubohereze mu Rwanda baze barebe. Ibyo niko abantu bakwiye gukora kugira ngo Honorable, reka mbashimire cyane ku mwanya wanyu mwatugeneye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. murakoze. Merci.